reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza abo nkurikirana umunsi kundi kuri David Rwanda. Tudatinze reka dukomeze n'inkuru yacu y'urukundo ya Fiderre ndetse na Naomi. Iki ni igice cyayo cya nyuma kuri episode ya mbere ari nayo isoza filimi yacu y'urukundo. Kwibutsa gukora subscribe aho turayikora kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi kundi. Aho duherukanira aho Fiderre ndetse na Naomi bari kuganira, gusa mu kuganira kwabo Pasha wari wateye inda Naomi yahise ko yinjira. Gusa mu kwinjira rwose Naomi yamubwiye ko atamushaka dore ko Pasha yari yarakoreye ibintu bitari byiza rwose Naomi. Atese Naomi wagerageje rwose kumva Pasha nubwo yakoze amabara gusa bitakubuza kuba wamwumva. Erega yuko ko mwabonanye kandi ubu ngo ameze nk'umugabo wawe. Ariko rwose wambabariye rwose pe Fide waretse kunsonga ndetse ukareka no kunyibutsa ibintu byarangiye ko ndashaka kuba nabyibuka. Yego rwose Naomi ndabyumva rwose ntabwo ushaka kuba wabyibuka, ariko niko gukira kwiza rwose nushaka kwikura muri ya muhungu ndetse ukamwibagirwa burundu. Ukeneye kuba wamuha umwanya. Ati none se undi ko wamaze kuba wamusohora ubundi ndibuze kuba namugarura gute? Oya rwose nta kibazo Naomi, nimba ushaka ndongera nsubire hanze ngiye kumuhamagara. Ati okay sa nta kibazo basi genda ujye kumuhamagara ndetse tubashe kuba twavugana. Nuko Fiderre yahise kasohoka mu cyumba Naomi yari arimo. Nuko rero ahita akajya kureba Pasha dore ko yari amaze kuba yamushwishwuriza ndetse amubwira ko rwose Naomi atakimukeneye mu buzima bwe. Gusa Fiderre yarasohotse ndetse mu gusohoka asanga rwose Pasha yicaye hanze ndetse ari kurira. Ati niko musore uzi ko nta soni ufite? Ati si soni zimeze gute kandi musore ubwo uri kwifata ukarira muri bano bantu rwose uri kumva nta kimwaro ufite we uri kumva utari guseba? Oya rwose dogite ntitaye kuwuriwe cyangwa ko cyuri cyo hano, ariko rwose biriya bintu bintejeje nyine ndi kumva nsebye pe. Rero umusore wanjye wasebye kera ndetse wagakwiye kuba warabimenye kera tubashe kuba watererana uriya mukobwa, kuko rwose urebye situation uriya mukobwa yanyuzemo nawe biriya bintu rwose akoze nawe urundi mukobwa wese wabikora ndetse sinanamurenganya pe. N'umujinya n'uburakari wabimukoresheje kandi rwose umujinya we n'uburakari bifite ishingiro. Ati se dogite ku buryo yansora ndetse akambwira ko atashaka ko atakinkeneye mu buzima bwe. Rero biriya bintu akoze n'ibiki ugereranyije rwose n'ibyo wamukoreye, ariko uzi kuba wakirengagiza umukobwa uri mu bibazo ndetse akubwira ko atwite kandi ari we wenyine gusa ategeyeho amahungiro akaza yamara kukugera imbere nawe rwose ukamujugunya ukamwereka ko utamukeneye. Rero bro niyo mpamvu biriya bintu rwose akoze ngenda abona nta nibirenze, ahubwo ngewe mbona yareka akwiye kuba yakujugunya akakujugunya ahantu rwose ntazi, kuko rwose ibintu wamukoreye ntago ari byo pe, ntago ari ibyinaha i Rwanda. Nyine nta kundi dogite mumbabare gusa nanjye ntabwo nzabyongera pe, gusa nampa amahirwe tukongera tugasubirana. Sinzi ko rwose biriya bintu bizongera kongera bigakunda ndetse nkongera ngakora amafuti nkariye. Rwose nzagerageza mpinduke ndetse mbe umwana mwiza. Ese koko musore uri seri ushaka ko wasurana n'uriya mukobwa nyuma y'ibintu byose umaze kuba wamukorera ndetse no kuba watuma inda yiwe ivamo? Wese kandi dogite inda yese kandi yanavuyemo. Yego rwose yakoze impanuka gusa mu gukora impanuka kwiwe byabaye ngombwa ko kugira ngo we habeho nyine hari buze kuba haboneka igitambo. Rero igitambo cyagaragaye no ko nyine umwana we yagombaga kutaba kuko bose ntabwo bari kubaho ngo bishoboke. None se dogite abaganga ntimubifite mu bushobozi bwo kuba mwarukura abantu babiri mukarukura umwana ndetse na nyina? Yego Pasha tubifite mu bushobozi, ariko ujye wibuka ko Imana rwose ari ibigenga byose kandi niyirenze rero niyiturenze. Rero twebwe twakoze ibishoboka nk'abaganga, Imana nayo ikora ibyayo nk'Imana. Dogite gusa wumve ngo ndababaye pe, ufite impamvu zo kubabara rwose kuko natwe byaratubabaje kubona rwose umwana w'ikinege apfa kubera umuntu w'injiji wabashije kuba atamwitaho ngo yite kuri nyina. Erega se dogite ko nawe uri kubikabiriza umwana wanjye ntiyari afite ukwezi kumwe, ntiyari atwite inda, ntiyari y'ukwezi kumwe. Yego rwose bro ibyo ngibyo ndabyumva kandi mbiha agaciro yari iby'ukwezi kumwe, ariko se buriya utekereje ndetse ukagera kure uzi umwana kuntu avuna, uzi kugira ngo umubyeyi abashe kuba yakakira ndetse yemere neza ko umwana agiye kuba yamubyara ndetse ko atagiye kuba yamukuramo, no cyane cyane ku mwana w'umukobwa umwana nka kuriya. Yego rwose dogite ndabyumva ndetse cyane. Gusobora kwereka rwose tugarutse kwa mama Naomi. Mama Naomi yari yicaye muri salo ndetse mu kwicara muri salo Papa Naomi yaraje ndetse mu kuzazana rwose na boss we. Gusa mu kugera mu nzu rwose basanze mama Naomi yicaye ndetse ari kurira cyane yihebye cyane. Ati se mama Naomi uzageza he kuguma kuko wiganyira? Kuba umwana wacu ari kwa muganga arwaye se twabivuganyeho ko ndetse tuzagenda tukamuganiriza akatwemerera kuba twamuvugisha? Ati yego rwose mugabo mwiza ndabyumva kandi cyane tuzamuvugisha, ariko se kumuvugisha uri kumva bihagije mugabo mwiza ntarabona umwana wanjye kugira ngo basi murebe ndebe kuntu ameze? Aterega buriya mugabo mwiza ntabwo mfite amahoro yo mu mutima wanjye uri gutera buri kanya ndi kumva rwose nyine ndiho nkaho ntariho pe. Yego rwose mama Naomi ndabyumva ndetse cyane. Se ngiye uri kubona ameze neza koko? Papa Naomi sinamenye uko umeze ndetse sinabitekereza ngo mbibone, gusa icyo nzi cyo ngewe nuko meze nabi ndetse cyane pe, ndi kumva ntari mu buzima.
ati hoya rwose mama Naomi nawe wikabye ubuse kuvuga gute ko utari mu buzima kandi bona uri guhumeka. Gusa boss papa Naomi yese kavugira mama Naomi atariko rwose nawe ureka pe, ubuse ko kuri kubona mugabo umugore wawe ko kariho ni gute wabaho ndetse ukamera neza mu gihe uzi neza ko umwana wawe rwose mutari kumvikana ndetse mutari guhuza. Rero mama Naomi ibintu avuga ngenda byumva ndetse cyane, ahubwo gerageza umwumve ndetse umuhumurize umube hafi rwose kuko umugore wawe utakomeje kuba wamuba hafi nawe yatekereza kuba yakigirira nabi. Ati nibyo rwose boss warukoze, gusa nyine umuryango wacu turakomeye ndetse rwose tugerageza kwihanganira ibintu byose tukabicamo. Ati cyakora pe umuryango wanyu murakomeye ndetse mubasha kuba mwakihanganira ibintu byose mukabicamo, kuko umukobwa wawe rwose yarihanganye ndetse akemera kuba yabyara uriya mwana nta kintu kirenze kiriya pe. Ufite umwana ndetse ufite umugore mugabo, sinzi impamvu rwose umwana wawe ngiye nagakwiye kumujya kumusura bwo kwa muganga mushiriye ibihembo rwose. Atariko boss nawe uransetsa pe, ubuse kuko nashira umwana wanjye ibihembo kubera ko yabyariye mu gasozi, kubera ko yagiye hanze agasambana barangiza bakamutera inda. Ariko se mugabo nzakubwira kugeza hehe koko? Igihe nakubwire kuri mukobwa wawe akomeye ndetse afite ubutwari, erega abakobwa bo muri iyi minsi bose baratwita ndetse ni ibintu bisanzwe, ariko kuba umwana wawe ndetse afata ibintu byose akabikemura akabasha kuba yakihanganira ibintu nka biriya akemera kuba yabyara nta butwari burenze ubwo rwose. Kandi mugabo bino bintu uri kwigira uzabyicuza, gerageza ujye wumva umwana wawe ndetse wumve n'umugore wawe, kuko ndabizi nahereye kuva kera mbikubwira. Ati kuva umwana wawe yatwara inda ndetse ukamubwira kuriya bira nibyo byatumye byose nyine nibyo niyo ntandaro pe, niyo ntandaro yo kuba rwose umwana wawe yatekereza biriya bintu ndetse akaba yagusha. Sinzi impamvu wa mugabo umutima utanagucira urubanza. Ati rwose boss ndabyumva umutima wawe uncira urubanza, gusa tugiye kuba twasubira kwa muganga ndetse turebe ko rwose umwana wacu yabasha kuba basi yatwemera ndetse nyine akaduha umwanya basi tukavugana. Yes rwose nta kibazo, reka tubyizere ndetse tubyemere ko ari byo. Gusa rwose umwana wawe ngiye rwose namushira impano kuko yakoze akazi gakomeye ndetse yakoze umurimo ukomeye cyane pe, kwemera gutwita ababyeyi bamwihakanye ndetse numvishe ko n'umusore aramuteye inda rwose yari yamwihakanye. Ati yego rwose yari yamwihakanye pe. Ati okay sawa rero icyo nicyo rero kirenze nicyo cyagatumye rwose umwana wawe wumva karenze. Wakubwira kuntu ababyeyi benshi bifuza abana bameze nk'abo ngabo rwose, abana bashobora kuba bakwihanganira riske zose bakemera kuba baca mu bintu byose, ugira ngo abo bana se baracyapfa kuboneka koko? Ati rwose ntabwo mbizi, gusa nanjye ntangiye kuba nakicuza ndetse natangiye kwicuza kera kuva mwabimbwira rwose natangiye kwakira ibintu nakoze kari amafuti. Ati rero ugomba kubyakira ahubwo mwigire mwitegure turebe ko twazajyayo. Ati boss ntabwo biri buze kuba byatinda kuko none ndi ku mugoroba rwose turaza kuba twagenda ndetse turebe kuntu nawo ameze pe, nshaka kuba najya kumureba mu bitaro. Okay sa nta kibazo rwose, niba ushaka kuba wajya kumureba ngereka nsubire mu kazi kuko nabizi neza rwose akazi kawe nta muntu uri kugakora, rero ni kugerageza ngakora akazi kose kugira ngo basi ndebe ko nasiba icyuho kiri mu kazi kacu. Nuko mama Naomi yese ko yitanguranwa ndetse atangira kuba yashimira rwose boss wa papa Naomi. Ati rwose uri umugabo mwiza pe, kandi ndagushimiye byimazeyo rwose ko warahaye umugabo wanjye agahushya, kuko ndabizi bino bihe twari turimo byari bitugoye cyane ndetse sintekereza ko rwose umugabo wanjye ari gukora akazi neza. Ariko rwose ndagushimiye ndetse n'Imana iguha umugisha pe, ko waragerageje ndetse ukareba situation y'umugabo wanjye arimo rwose ukaba wamwumva ndetse ukamusobanukirwa pe. Imana ijye iguha umugisha utagabanyije, kandi rwose kampani yanyu rwose ndasaba Imana kugira ngo basi ikomeze kuba yayagura pe. Oya rwose ntugire ikibazo mama Naomi, turabizi neza rwose Imana izakora imirimo ndetse izakora ibitangaza. Kampani rwose igomba kuba yakaguka kuko tugerageza uko dushoboye tugakora cyane kugira ngo turebe ko kampani yacu rwose yatera imbere. Yego rwose boss Imana ijye ibafasha kandi ijye bashyigikira pe. Gusa ndakwizeza ko rwose umwana namara kumera neza ndetse ntibiribuze kuba byagira kure rwose, umugabo wanjye azagaruka kandi yite ku kazi rwose akiteho ndetse azagakora neza, ndamwizeye. Nuko boss yese kasubiza mama Naomi ati mama Naomi ntugire ikibazo rwose pe, tugira ikibazo rego umugabo wawe nyine havuyemo n'ibintu byo kuvuga ngo ni umuntu w'umukozi wanjye, uretse n'ibyo rwose n'inshuti yanjye ndetse n'inshuti yanjye ya hafi. Rero niyo mpamvu rwose ugomba kuba namwitaho ndetse tukagumana, tukajya ugira ikibazo rwose n'inshuti yanjye kuva kera twarakuranye. Gusa nyine ibitekerezo byo kuba yakirukana umwana wawe rwose nibyo byantengushye ndetse bituma mwibazaho cyane, kuko si uko nguko rwose nari muzi. Nari nzi ko ari umugabo rwose ufata risk ndetse akabasha kuba yaca mu bintu, ariko rwose nabashije kuba nabwo namwumva kuko rwose ikintu kije ndetse kikugwiririye ari ubwa mbere biragoye ko wacyakira ndetse ukagicamo neza. Rero iyo ugiciyemo neza rwose ufite imbaraga zihambaye, ariko wenda ubwo yabashije kuba yabicamo ndetse akabona ingaruka zabyo, ndatekereza ko rwose byongeye kuba atabigiraho ikibazo. Ati none se boss ushatse kuvuga ko abana banjye bose bazatwita? Si ibyo mvuze, ariko banatwise rwose nta kibazo kibirimo. Ubu se ko kuza abantu bose bari hano hanze babuze abana,
ariko wogize amahirwe umwana wawe aratwise ndetse araje aramukwereka ko atwite ntanayikuyemo ngo rwose gereke ibyaha ku bindi. Sinzi rwose mugabo, sinzi mugabo ikintu uzagukorera rwose pe. Oya rwose ndabyumva kandi cyane, gusa ntabwo bizongera kubaho kandi ndagusezeranya ntabwo bizongera kubaho rwose boss. Abwo reka tugire twitegure ndetse tubashe kuba twagenda tujye kwa muganga. Ati sa rwose nta kibazo nitwitegure. Gusa barakwereka tugarutse kwa muganga rwose ahantu Naomi yari yaryamye ndetse yihebye cyane. Yagiye kubona abana rwose Fiderre ndetse aragarutse mu kugaruka rwose agarukana na Pasha. Dore ko Pasha yari amaze kuba yakumvishwa neza ko yakoze amafuti kandi rwose agomba kuza akaganira na Naomi. Nuko Naomi yari ihanganye gusa mu kuvugana na Fiderre ndetse na Pasha rwose yaganirizaga Pasha gusa muganiriza afite agasuzuguro kenshi dore ko atashakaga no kuba yamwumva. Ariko Fiderre we yagerageje akora uko ashoboye kugira ngo abashe kuba yabahuza. Ati se Naomi wagerageje rwose ukavugisha umusore neza uzwi kumuvugisha nyine ugaragara ko wamusuzuguye pero kugaragaza agasuzuguro ndetse gakabije. Ariko Fide wajya umbabarira kuko nose kuko ushaka ngo mbigenze gute nyine ubu ngubu ibi ngibi ndi gukora nibyo ndi kubona bimukwiriye pe. Ndi kubona rwose birenze kuri ibi ngibi bwaba ari uburyarya ndetse uburyarya bukabije. Ati hoya rwose Naomi gerageza uko ushoboye ndetse ubashe kuba wamwumva. Erega ni ibintu biriho ndetse bisanzwe kuba umusore rwose yakora amafuti nkariya. Abwo gerageza umwumve ndetse umubabarire nyine ibintu birangire be. Ati hoya se kandi utangiye kuba wakita umukobwa wanjye ngo ni be. Erega ujye umenya ko uyu ngo yari umugore wanjye nubwo rwose ibintu byabashije kuba bitagenda ndetse ngo bigende mu buryo bwiza. Nuko Naomi acyumva Pasha avuga ngo ni umugore yahise kazamuka cyane atitaye ko yarari mu maserumu. Atari ko Pasha uzi ko nta soni ufite. Ese ubwenge warabujugunye wabushize hehe? Nta n'urusoni ngo ngende umugore wawe. Umva ibyo bintu byibagirwe ndetse ubyibagirwe. Ese ngushimira iki ko umwana wanjye yaravuyemo ndetse atakirimo rwose ni cyakora uri kimara pe. Ndakwingize ntuzongere kunyita ngo ngende umugore wawe. Tubisezerane niba ushaka ko tuguma tuvugana neza tongere kunyita umugore wawe. Nuko Fiderre yahise kafata Naomi ndetse amufata mu rutugu ambwira ati Naomi ihangane rwose wivugira hejuru. Umenye neza ko rwose twakubaze kandi rwose ntabwo umeze neza. Rero ukeneye kuba watuza ndetse ukareka kuvugana umujinya ndetse n'uburakari kuko ibyo ngibyo rwose ntacyo byakugezaho uretse kuba byakwangiriza ndetse bikangiriza mu nda hawe. Kandi umenye ko rwose utarakira gerageza rwose witwararike ndetse uvuge neza pe. Nuko Pasha yahise kareba Fiderre ndetse mu kureba Fiderre ahise akarakara atangira gufuhira Fiderre. Ati se musore ko mbona uri kwifatisha umukunzi wanjye wagira ngo rwose hari ikintu wowe nawe kirimo ndetse ntabasha kuba namenya. Hoya bro nta kintu kirimo rwose ndetse nta n'ibindi birenze kandi n'inshingano zanjye rwose nk'umudogiteri mba ngomba kwita ku muntu rwose nabaze kugira ngo ndebe neza ndetse making sure kameze neza. Ariko urasetsa making sure kameze neza noneho utangira uza umwikoreshwaho umufata mu mugongo. Ibyo byose ndatekereza n'ingiye wagakwiye kuba rwose uri kubikora. Ati yego rwose Pasha ndumva siko bambwiye witwa nimba ntibeshye. Ati yego rwose niko nitwa. Ati rero mva nkubwire ibyo bintu byose uri gutekereza nta mafuti ndetse nta nicyo bimaze kandi ndatekereza rwose iyo ugishaka kuza gufata umugore wawe neza wawe nyine wagakwiye kuba waraje ndetse ukamufata neza cya gihe yaragukeneye igihe yazaga gukomangira akubwira ko atwite. Buriya kiriya gihe niho wari kwita kumugaragariza urukundo ukabasha kuba wamufata mu mugongo ukamwereka ko muri kumwe ukamwereka ko rwose kuba atwite nyine atari ikibazo ahubwo ari igisubizo ndetse ko mukwiye kuba mwabishimira Imana. Naho kuza wivugishwa ngo ibiki n'ibiki ibyo rwose nta mumaro ndetse nta n'ubusobanuro bifite. Yego rwose dogite ndabyumva nakoze amabara ariko se birakwiye ko rwose waza ukamufata neza ndetse ukamufata neza rwose ndi imbere yanyu ndi kubibona. Atari ku musore uko nta soni ufite. Ese uri kubona ibyo bintu uri kuvuga wabihagararaho n'amaguru abiri ndetse uri kumva ari by'abantu b'abagabo rwose ngo ndi kumufataho ndetse uhari uri kureba. Nose ushaka ngo mbikore gute? Dore nk'ubu ngubu nari kumusubizamo serumu ye rwose urabona ko ameze nabi. None ushaka ngo nyimusubirizemo mu buhe buryo? Ushaka ngende kuri metero 5 maze nyine ukumva ibyo bintu byashoboka. Dogite mumbabarire rwose nakurukundo ndetse ndimbashije kuba nafuha. Gusa Shadia ndetse n'inshuti ye rwose bakomeje kuba baganira ndetse mu kuganira kwabo rwose bakomezaga kuba bakigaye. Dore ko mu minsi yose bari bamaze rwose batari bafite amahoro yo mu mutima. Bitewe nabo n'ibintu bari barakoreye rwose Naomi ndetse kumutererana kwabo byagaragazaga ubugwari ndetse ubugwari bwinshi cyane. Gusa bakiri muri ibyo bagiye kumva bumva imodokari ndetse ihagaze ku marembo y'iwabo. Gusa mu kumva imodokari bahise ko bikanga ndetse bagira ubwoba bwinshi cyane. Ati Yesu Kristo. Ati Shadi uri kumva iyo modokari rwose ije? Ati yego rwose ndi kuyumva pe. Ati nimba uri kuyumva se ubu ngubu ni yande koko none ko nzi ko hano hantu rwose nta modoka igihaza uretse imodokari ya se wa Naomi.
ariko papa Naomi ejo twaravuganye ndetse twose turi kuvugana yambwiraga ko rwose Naomi yanze kuba babonana. Sinzi rero icyaba kimuzanye hano. Sha sinzi ikintu cyaba kibazanye hano, gusa ndi kumva mfite ubwoba ngewe rwose pe. Hoya rwose Ange wigira ubwoba ndetse wigiye ikibazo. Se ko we tutigeze tuvugisha Solange ameze neza wehe? Sha Solange we mperuka rwose kuva cyagiye rwose Naomi atubwira ko atwite, ntabwo yigeze yongera kwita ku bintu nk'ibyo ngibyo rwose, ese kagenda ndetse ese katuvamo. Aha basi Naomi yakiba yakamenya rwose ukuntu tumuhangayikiye, agakwiye kuba yagaciye bugufi ndetse akatubabarira pe. Hoya rwose Shadi, njyewe Naomi ndamwumva ndetse cyane pe, ndetse umujinya n'uburakara dufitiye nawe ari wowe wabigira pe. Erega ujye umenya ko rwose Naomi ari twebwe gusa yari afite ndetse n'itwebwe muri kiriya gihe yari akeneye. Rero kuba rwose twaramutengushye ndetse tukamwereka ko tutakimukeneye ndetse tukamwereka ko ibintu byose yakoze ari amabara, nyine biriya bintu rwose byatumye nawe nyine adutakariza icyizere. Niyo mpamvu rero buriya muvandimwe mba ndi kumwumva kandi cyane pe. Yego rwose uri kumwumva ndetse cyane, gusa nyine pe mba numva nanjye binteye isoni ndetse n'ikimwaro. Yego rwose bikwiye kudutera isoni pe, kuko ntabwo ibintu rwose twakoze nyine nibyo kugayirwa pe, ntabwo ari byo gushimirwa. Gusa reka dukomeze twizere ko wenda hari bizagenda ndetse bigakemuka. Gusa nyine sha Naomi yaraturakariye ku rwego rufatika. Se buriya pasha bazamubabarira? Reka dutekereze ko twese wenda turi abavandimwe be ndetse bisanzwe, ariko se pasha baryamanye ndetse akamutera inda, buriya dutekereze ko azamubabarira ndetse ibintu bikajya mu buryo. Sha Ange aho ngaho rwose naba nkubeshye, gusa nkurikije umujinya n'uburakari nabonye uriya mukobwa afite, sinzi ko rwose azemera ndetse no kuba yavugana n'uriya muhungu. Ariko buriya reka nkubwize ukuri we, buriya nubwo abantu turakara ndetse tukagira umujinya n'uburakari, tukumva ko abantu twabanze ndetse ko tutagikeneye kuvugana nabo ndetse tutanabakeneye mu buzima bwacu, ariko buriya hari igihe kigera ndetse umujinya n'uburakari tukabishira hasi kugira ngo tubashe kuba twakumva ba bantu pe. Ubu se abantu bose bagiye bagukorera amakosa ndetse ukabajugunya ndetse ukabereka ko utabashaka, uzi ko wazashiduka final ahubwo nta muntu n'umwe mukiri kumwe ndetse nta n'umuntu n'umwe mukivugana. Yego rwose ibyo ngibyo ndabyumva ndetse cyane pe, kandi ibyo ni ibintu bibaho pe, ahubwo umva nkubwire ndetse nkubwire ibintu bizima, umbwire ibihese kandi bizima. Nawe rero mba nkubwire pe, ibintu nibizajya bikubaho ndetse ukumva ko nyine byacitse abantu baguhemukiye, nta mpamvu yo kubera ibintu ndetse wumve ko nyine byacitse. Erega umuntu niko aremye ndetse ni nakakoze, umuntu aremye mu buryo butangaje ndetse umuntu arahinduka buri munsi. Ange se Shadi noneho bigenze bitera ko numva rwose bigize umuvugabutumwa kandi uri umusilamu? Abasilamu nibo bagendera kure y'ukuri ndetse nibo batabasha kuba bavuga ibintu uko biri. Cyakora rwose nawe ujya unsetsa aho ngaho rwose uba ucumuje nubwo ntagira icyo mbivugaho pe. Hoya rwose bibigira birebire basi mbabarira. Sa ntari bidakubabariye, gusa rwose ntabwo waba bikwiriye pe. Ese uba wumva ndi umuntu umeze gute? Bereke ndetse byibagirwe wibitindaho we, ahubwo nyine reka turebe uburyo uzi ko twaganiriye tukibagirwa ko n'abantu bari gukomanga. Ibaze igihe bakomangiye we, nuko bahise ko bagenda ndetse bajya gufungura. Gusa mu gufungura nk'uko bari babitekereje rwose basanze ari papa Naomi ndetse na mama Naomi. Gusa igitangaza babonye ndetse n'icyabatunguye cyane nuko bari bazanye rwose na boss wa papa Naomi. Nuko bahise ko baha karibu ndetse barinjira. Gusa mu kwinjira rwose boss wa papa Naomi we byaramutunguye ndetse biramurenga. Bako ese ko muna mudufunguriye muri babiri mubamo hano ndetse muba muri mwenyine? Hoya rwose papa ntabwo tubamo turi hano twenyine, nuko nge rwose nari naje gusura Shadia, kandi rwose papa Shadia ndetse na mama Shadia bakora akazi kamwe, rero bataha bwije niyo mpamvu mba naje kumugumanya. Okay rwose ndumva muri inshuti nziza. Rwose nubwo tugerageza tugakora amakosa, gusa icyo tuzi icyo dufite ubushuti bwiza ndetse butagira uburyarya rwose. Sawa nta kibazo rwose, murakoze kuba mwaduha karibu. Nuko mama Naomi yaseka bureba Shadia ndetse mu kureba Shadia rwose amubaza ndetse amubazanya agahinda kenshi. Se Shadi basi baravuganye na Naomi ndetse akakwemerera ko rwose mwajya kumusura? Hoya rwose mama ntabwo njye na Naomi twigeze tuvugana, gusa mu gatondo wa musura amuteye inda yamuvugishije ndetse amubwira ko rwose agiye kuba yajya kumureba, dore ko ngo yari yabuze amahoro yo mu mutima. Nuko bakivuga gutyo ndetse bakivuga pasha rwose papa Naomi yase ko yitanguranwa ndetse avugira hejuru cyane. Kumbe Shadi uzi umuntu wateye umukobwa wanjye ndetse twaramukubajije wanga kuba wamutubwira? Hoya rwose papa Naomi mumbabarire pe ndetse mumbabarire cyane, kuko nabonaga rwose iki ngiki atari cyo gihe cyo kuba mwamumenya, dore ko niyo mukimumenya rwose ntacyo byari gutanga. Uwo mujinga niwe watumye umwana wanjye rwose agenda ndetse akagira stress nyinshi akabasha kuba yakijugunya mu modoka.
no kuba kivuga gutyo ndetse papa Naomi rwose akivugana umujinya n'uburakari rwose boss we yahise kamureba ndetse amurebana umujinya n'uburakari nawe. Ati se papa Naomi uzageza aho umujinya wawe ndetse n'uburakari, kandi umujinya wawe rwose niwe wakunaniye gukontorora, maze mu kunanirwa rwose kuwukontorora bibasha kuba byatuma umwana wawe ahura n'ibyago nka biriya. Uranyumvira rakuntu uvugana umujinya n'uburakari? Ese ko wigira gutyo ubiye ku mwana wawe mbere yuko aza muri aba bose ndetse ababwira ibi byose, ndetse no kugira ngo babashe kuba yakiyahura rimwe mwabigizemo uruhare mwese uko muri batatu, nta numwe nshyigikiye ndetse nta numwe nshizemo ngo mvuge ngo ndamubembekereza. Iyo hagira umwe rwose muri mwebwe ubasha kuba wakumva Naomi, biriya bintu ntabwo byari kuba byaba. Uwo muhungu upasha dore kari n'ingirwa musore wabashije kuba wakihakana inda rwose ya Naomi, yakiyemerera ari kuguma kwa Pasha ndetse rwose Naomi nta kibazo yari kugira. Reka tureke na Pasha tujye kuri aba bakobwa nabo, ndetse dore ko bavuze ngo ni inshuti nziza ariko nta nshuti nziza mbabonamo. Iyo akiza ndetse akabaganiriza ndetse namwe mukamwumva, ntabwo rwose yagakwiye kuba ari aho ari, ndetse nawe uri kuburana kandi usakuza cyane kandi uri gusakuza mu bintu by'amafuti. Ati wenda papa Naomi mbabarire singusuzuguje imbere y'abana, gusa niko kuri gwari ndetse kutazigera kwibagirana. Rwose wagakwiye kuba warumvishije umwana wawe. Tugende ndetse tujye kwa muganga tujye kureba umwana wanyu, wenda natubona twese tuzi icyarimwe ari buze kuba yagira impuhwe ndetse tubabarire. Naho rwose nta bindi byireguzo, mugira amahirwe ahubwo musange n'aba musore rwose akiriyo ndetse yarakiriye kuba rwose umukobwa wanyu atwite. Ubundi se namwihakana bizagenda biti? Muzamutera amabuye ndetse muzamurasa? Ati nzajya kumufungisha. Ati uzajya kumufungisha? Rega yuko ko rwose Naomi ari umwana mukuru ndetse rwose kari mukuru. Rero sinzi ikintu wagenda ndetse ukajya kuri ribu uvuga rwose, kuko ndabizi neza rwose n'ibintu bahurijeho dore ko bakundanaga. Rero sinzi ibintu wagenda ndetse ujya kuri ribu wivugishwa, se ubwo wagenda uvuga ikira? Ati sawa ntaribi rwose basi reka tugende. Nuko bose bahise ko bagenda ndetse rwose bajya ku bitaro bajya kuba bareba Naomi. Gusa rwose kwa muganga Naomi ndetse na Pasha bo bakomeje kuba bagana dore ko Fiderre yari yisohokeye ndetse yabahaye akanya. Gusa ibiganiro byose baganiriye byari by'urusaku ndetse barasakuzaga cyane. Ati se Naomi wambabariye ukanyumva ndetse ukareka kuba wasakuza cyane, gusakuza rega nta gisubizo biri buze kuba byatanga, dore ko Fiderre nawe yakubujije wa musore rwose ntiyakubujije kuba wasakuza. Ati yego rwose ndabyumva yambujije kuba nasakuza, gusa rwose warambabaje rwose pe Pasha warambabaje. Ati narakubabaje rwose, ariko kuba narakubabaje ntabwo bivuze ko rwose wagakwiye kuba wanjugunya ndetse basi ngo wumve ko ntacyo kimaze ku buzima bwawe. Erega nanjye biriya ni uburakari bwabinkoresheje kandi ntibyakuyeho rwose ko nagukundaga. Ati sawa ndabyumva warankundaga, ariko ntabwo wagakwiye kuba wampakanira ndetse umbwire ko utakinkeneye ndetse unyirukane mu rugo rwawe, umbwire ko utanteye inda kandi ubizi neza ko ari wowe rwose twabonanye. Yego rwose Naomi ndabyumva ndetse nanjye ndabyicuza, nicyo kintu nakoze cy'ububwa mu buzima bwanjye ndi kwicuza ndetse na n'ubu ngubu. Gusa rwose ukeneye kuba wanyumva ndetse ukanyumva rwose ukambabarira, kandi numbabarira rwose ntabwo nzabyongera. Ati se ubundi nabuzwa n'iki kukubabarira ko umwana rwose nahirimbaniraga ndetse umwana narwaniraga atakiriho ndetse yavuye mu buzima? Ntari bireka nkubabarire ndetse mbireke nyine mbyibagirwe pe, kuko nta nicyo byaba bikimariye. Ati se Naomi urusereye ko kurambabariye? Ati yego rwose Pasha reka nkubabarire ndetse mbireke, dore ko rwose ngiye n'ahantu rwose nasengeraga banyigishaga kuba natanga imbabazi ndetse nkababarira abantu mbere yuko banansaba imbabazi. Ati sa rwose nta kibazo mbabobera basi nemere kumbabariye. Nuko rwose yaramuhobeye ndetse mu kumuhobera baragumana ndetse baragundirana cyane, dore ko yari yaramuteye inda ndetse akamwibagirwa ndetse akamwirengagiza, ariko nyuma y'ibyo ngibyo rwose nta kindi bapfaga dore ko bahanakundanaga cyane. Gusa mu kumuhobera ndetse bakomeje kuba bahoberana, mu kuguma bahoberana rwose Fiderre yahise ko yinjira ndetse yinjira muri sale aho bari. Gusa Fiderre mu kuhagera yahise ko yinjira ndetse akubitwa n'inkuba mu kubona bari guhoberana, yahise kasohoka ndetse asohoka babaye cyane, dore ko icyagaragaraga cyo rwose Fiderre nuko yari amaze kuba yafuhira rwose Naomi. Ariko umwe mu nshuti za Fiderre witwaga Diadone rwose yaraje ndetse mu kureba Fiderre ahantu yari ari muri biro ye rwose yahise kamusanga. Ati se Fide ko mbonye rwose ugeze hari uriya murwayi Naomi yarari ndetse ukivumbura ukikubita ugasohoka ndetse ubabaye cyane, bigenze bite we? Ese kandi guhobera umurwayi rwose arwaye kuriya ntabwo ari byiza, ko mbizi ko ikintu rwose hano ukora kwa muganga ari ukwita ku barwayi bawe ndetse ukabitaho neza. Ibyo ngibyo ndetse ndabizi, reka ndeke kwivugisha amafuti. Ese Fide utambwira ndetse utambwira ko rwose watangiye kuba wakunda uriya mwana w'umukobwa? Kuko byantungura cyane rwose kwisangana rwose wowe wakunze pe. Ati Diadone wambabariye kuko nanjye nkubiswe n'inkuba ntazi n'ibintu biri kumbaho, ibaze ko n'ubu ndi kumva umutima wanjye uri gutera ndetse ko byambabaje cyane. Ati se Fide koko biri seriye we? Ati shambabarira Diadone nanjye sinzi ibintu biri kumbaho nkuko nabikubwiye, gusa nyine sanzwe uriya mukobwa bari kumuhobera ndetse birambabaje cyane pe. Ati cyangwa waramukunze we?
simbizi gusa mbiheruka kera bino bintu aho nashwanira n'umukobwa wanjye wa kera najyaga nkubwira twakundanaga. Ibi bintu niho byambagaho ndetse niho nabonaga ari kumwe n'abasore ndetse nkamufira bitewe nuko namukundaga. Ati gusa urabizi ndi umuntu mukuru ndetse ndakuze cyane bihagije pe. Sinabasha kuba nayoberwa umuntu rwose nakunze uko byasa kose uriya mukobwa rwose ndi kumukunda ndetse cyane pe, kuko nkurikije amarangamutima yanjye ndetse na reaction ngaragaje rwose ari kumwe n'uriya musore ari bari guhoberana. Sinzi pe gusa reka mbyikuremo kuko ndabizi neza ko afite umusore ndetse umusore baryamanye ndetse bakundana. Sizi ahubwo n'ibintu biri kumbaho buno n'ubusazi pe. Fiderre Shafide ihangane pe, ihangane rwose ibyo ngibyo sinzi icyo nabivugaho gusa nta nibirenze mwana, ibyo byibagirwe ndetse mwihorere reka kwirirwa we nyine wikirirwa ubigira birebire ndetse wikirirwa bikomeza. Ibyo ngibyo rwose ni ibintu bisanzwe ndetse nta nibirenze. Ati okay sa rwose ntaribi gusura mukobwa ndamufuhiye bikabije pe ndamukunze. Ati sa nta kibazo rwose byibagirwe ndetse wibigira birebire bana. Gusa rwose Naomi nawe aho yarari ndetse ari guhoberana rwose na Pasha yese kabibona ndetse abona ko rwose Fiderre bimubabaje. Ati Pasha ubonye uriya mudogiteri kuntu asohotse ndetse agasohoka ababaye. Ati yego rwose mbonye asohotse ababaye ahubwo se Naomi mbwira uriya mudogiteri wowe nawe hari ikintu kijya mbere, hari ibintu byaba biri kuba bidasanzwe naba ntazi. Ati wa rwose Pasha urabizi ntabwo nigeze nkubeshya kuba twakundana pe, nubwo wampemukiye ntabwo nigeze nkubeshya gusa nyine uriya mudogiteri n'umwana mwiza ndetse yanyitayeho rwose yakoze ibishoboka byose. Gusa ikigaragara cyo ntabwo nyine reaction yagaragaje rwose ntabwo ari nziza, wagira ngo hari ibindi bintu cyangwa guhoberana urwaye ntabwo ari byiza. Atariko Naomi nawe rwose jya ureka kwigira umwana ndetse jya ureka kwigira inzanga. Guhoberana urwaye ntabwo ari byiza se gute? Hari ikibazo se kibirimo kuba naguhobera ndetse urwaye? Nose kuguhobera biri buze kuba byakwicira kire y'imiti, biri buze kuba byakwangiriza mu buzima bwawe. Mbwira ikibazo biri buze kuba byateza ku buryo byamubabaza ndetse akikubita akagenda ndetse akagenda adasezeye. Oya rwose njye nabazaga rwose dore ko ntabana nabizi rwose wasanga bimubabaje ndetse bikaba byakangiriza ubuzima bwanjye rwose pe. Ati oya rwose Naomi wigira ikibazo wenda uraza kuba wamuvugisha ndetse umubaza rwose cyatumye arakara, gusa nizere ko rwose mumeranye neza ndetse ko nta kibazo kibirimo. Ati yego rwose nta kibazo kibirimo. Ati rero reka nkureke Naomi, reka nkureke ngende ndetse ngende nsubire mu kazi rwose ngende njye guhiga ndetse ndebe ko rwose basi wazava kwa muganga ndetse ukaza nkakwitaho. Ati ukanyitaho se ushatse kuvuga ko ngiye nzaza ngashikira mu rugo iwawe? Ati nyine byaba byiza niko nari ndi kubitekereza uvuye kwa muganga ndetse tugata ko twigumanira rwose kuko Naomi maze kubona neza ko rwose ngo ukunda kandi ko nawe nkunda pe. Ati ni byiza rwose kuba unkunda ariko kubana rwose yego rwose ndabizi urankunda kandi nanjye bisa nkaho ngukunda uretse kukurakarira gusa rwose Pasha ibintu byo kubana byo woho ubaye nkaho ubyibagiwe rwose wibyishiramo cyane. Ati okay sawa rwose nta kibazo, reka ndeke kubyishiramo cyane wa mugani pe bitazanangwa nabi. Ati yego rwose aho ngaho utekereje neza rwose wibyishiramo kuko kubyishiramo ntacyo byafasha pe ndetse nta n'igisubizo cyabyo, wibyishiramo ndetse byibagirwe rwose n'ukuri. Ati sawa rwose nta kibazo ndetse urakoze gusa nyine ndagukunda kandi cyane. Ati sawa rwose nta kibazo Pasha ndakuvugisha ndetse nkubaza ko wageze mu rugo. Nuko Pasha yese kasohoka mu bitaro ndetse aragenda. Gusa mu gusohoka rwose yasohotse yishimye dore ko yaramaze kuba yababarirwa na Naomi ndetse yarafite ibyishimo cyane dore ko umukunzi yaramaze kuba atekereza ko yaba yamugarukiye. Gusa rwose Diadon umwe mu inshuti za Fiderre yaraje ndetse ahita ko yinjira ahantu rwose Naomi yari aherereye dore ko yasanze Naomi rwose yicaye ndetse rwose ari kunywa imiti yiwe. Ati se Naomi kutigeze umpamagara ngo mbashe kuba naza ndetse nguhe ubufasha? Tubizi neza ko rwose kuba wakinywesha imiti ndetse urwaye ndetse umeze gutya atari byiza, uziko ibyo bintu rwose bishobora kuba byakwangiriza ndetse bikangiriza ubuzima bwawe ukabasha kuba wamera nabi. Atari ko rwose Diadon nawe rwose uri kubikabiriza rwose pe, ubu se koko ibi bintu hari ibirenze we? Ndabyumva rwose nta birenze niko byumva, ariko se reba kwibyura urabizi uri mu maseri muri mu masonde wibyutsa uhaguruka nyine ntago ari byiza ku buzima bwawe pe, ukeneye umuntu kwitaho. Niyo mpamvu twese rwose turanga hanjye na ba Fiderre ndetse n'abandi baganga kugira ngo tubashe kuba twakwitaho rwose, nta mpamvu yo kwivunisha ndetse ubasha kuba watuma rwose imiti kumerera nabi. Ati ahubwo Diadon ukivuga Fiderre reka mbanze nkubaze. Atumbaze iki se kandi Naomi? Reka nkubaze kandi rwose umbabarire umbwize ukuri ntuze kuba wambeshya pe, kuko ibintu ngiye kukubaza nyine biri serenkeneye ko basi umbwize ukuri ntumbeshye. Ati rwose kukubwiza ukuri se byaba bintwaye iki? Ko rwose hari ikibazo njye nawe dufitanye se ku buryo nakubeshya?
ati yego nyine ndabyumva nta kibazo njye nawe dufitanye, niyo mpamvu ndi kubwira ngo basi ugerageze nyine umbwize ukuri pe. Ati okay sa rwose mbwira ntabwo ndi bukubeshye ndakubwiza ukuri. Ati nyine urabona tubona se Fiderre ntumuzi? Ati yego rwose ndamuzi Fiderre nyine ni umusore mwiza rwose hano ukora akazi ke neza. Ati yego rwose ibyo ndabizi akora akazi ke neza, ahubwo nyine ikintu nshatse kuba namukubazaho ndetse kirenze cyane, Fiderre nyine yaje uriya musore usohotse mariya se ntumubonye? Ati yego rwose ndamubonye, nabonaga mwahuje urugwiro pe, mwahuje urugwiro ndetse mwari mwishimye bya hatari. Ati yego nyine twari twishimye. Ati uriya niwe wanteye inda. Ati ye uriya niwe watumye biriya bintu byose bikubaho ndetse atuma n'impanuka yawe rwose iba ndetse Yesu we, ese wa mukobwa we, wa musore kukubwira nabi ugira ubwenge? Ati se ngira ubwenge gute kandi kutangiye kuba wambwira nabi? Umusore aguteye inda ndetse akakwihakana niwe mbonabonaga mwahuje urugwiro, wamuhobeye wishimye, wagira ngo wenda yaremeye ndetse yemera ko rwose umwana, ndetse yemera ko rwose umwana ari uwe, ndetse murabana murishimana, wenda nyuma ibyago bikubaho ariko yarabyemeye. Uzi ko ari wishimye cyane, wagira ngo cyakora abakobwa mu rutujiji pe. Ese kandi Dieudonné turutujiji gute? Nukuri sinabura kuvuga ko muri utujiji kuko simbyumva nkurikije situation uvuyemo. Uzi ko ugiye kuba wapfa, uzi ko nyine ubuzima bwawe bwari buri kuri zero kugira ngo bube bwabasha kuba bwabaho. Wenda twagize amahirwe tugira inzobere ndetse tugira umuntu ubizi neza, uzi gukora surgery neza, ari we Fiderre arakubaga ndetse akwitaho, kuko ndabizi neza byaramugoye cyane ndetse ati igihe kirekire ndetse gifatika pe. Yakoze inshingano ze ndetse ararenga, yakwitayeho nk'umuntu wari kwita ku mwana we rwose. Ubaho umera neza, none umaze kumera neza kaho wakaretse ndetse ngo ubashe kuba wakumera ndetse umere neza, ikigoryi cyaguteye inda kiraje kiragushutse, urangije ngo urakibabariye muranezerewe ndetse murahoberanye, ahubwo ndarindi kubona habura gato ngo umuntu asomane pe. Ese Dieudonné ko ndi kumva ibintu bikubabaje ndetse cyane? Ati yego rwose birambabaje rwose Naomi, sinajya kwirwa nkwiyoberanyaho, ntabwo nkuzi ndetse nta nubwo turi inshuti za hafi cyane, gukurirwa ndetse kutabasha kuba rwose kwamenyekana nuko twebwe tuba inshuti n'abarwayi ndetse tukaba n'inshuti zabo ndetse cyane, ndetse tuba duhari kurusha ababyeyi b'abarwayi bacu. Rero umva nkubwire, reka nkubwire Naomi, ndabizi neza rwose pe. Yego rwose wagiye mu rukundo pe ndetse warakundanye, sinagushinja amakosa pe, uri mu rukundo rwase nyine rwabize rwashyushye, ariko umukobwa wanjye buri ku rukundo rwashyuha kose, umuntu wakwihakanye abizi. Ese we amusore kukubaza kino kintu, uriya musore mubonana nyine muryamana, kuko ndabizi neza ntabwo yaturutse mu mwuka, inda yiwe ntabwo yaturutse mu kirere rwose ngo muryamane, inda yaturutse mu kirere. Ni ibintu byange bikunde ko mwarabiteguye ndetse mubitegura neza cyane. Ati ariko rwose nawe wikabye, se ushatse kuvuga ko ibintu twabiteguye we? Ati nyine icyo nanishatse kuvuga nuko nyine kugira ngo mubonane ndetse muryamane nta numwe wahatirije undi, nuko mwakundanaga ndetse mubikora nyine mubiyumvikanyeho tu. Ati yego rwose. Ese basi ndabizi nyine ni ibintu bisanzwe ko warigeze ubonana n'abandi basore, hari abandi basore mwaba mwarigeze mubonana? Ati amusore nyine, ariko ndi kumva Dieudonné kwinjira mu buzima bwanjye cyane. Ati Naomi mbabarira basi umbwiza ukuri, kuko numbwiza ukuri ndakubwiza ukuri nanjye pe. Ibintu ndibukubwire nyine bibuze kuba byagufasha ndetse biragufasha kuba wafata umwanzuro ndetse umwanzuro uzagufasha pe, ariko numbeshya ibintu nyine ibyo uri busubize n'ibyo biri gutse kuba byatuma rwose nkubwiza ukuri, kuko erega hari abakobwa benshi bagiye bahura na situation nk'izi zawe ndetse bakaza hano kwa muganga ndetse bakagenda nyine. Niyo mpamvu ukeneye kugira ngo basi nkugira akanama gato. Ese bura ni n'akanama, ahubwo ni inama nziza ndetse ifatika. Niyo mpamvu basi nshaka kugira ngo mbwize ukuri ku kibazo ngiye kukubaza. Numbeshya nanjye ibyo ndibuze kuba nakubwira nyine biraza kuba byujujemo ibinyoma ndetse ibinyoma byinshi cyane, ariko numbwize ukuri rwose pe, nanjye ndibuze kuba nakubwira ndetse nkubwize ukuri, kandi ibintu ndibuze kuba nakubwira nyine biraza kuba byagufasha pe, biraza kuba byagufasha ndetse bitume rwose wamera neza. Rero please gerageza umbwize ukuri kandi ntumbeshye, sibyo? Ati nta kibazo rwose, mbaza ikintu ushaka kuba wambaza. Nyine ndi kubwira ndabizi neza abakobwa nyine mukundana n'abasore benshi ndetse mukanayishimana bitewe n'ibyo nyine uriya musore nk'uko nari mbikubajije, basi niwe wa mbere mwarabonanye cyangwa ni ibisanzwe nyine wigeze ubonana n'abandi nyine wenda nuko ari we byabaye nkaho bikubitana ndetse akabasha kuba yagutera inda? Ati sha wapi pe, niwe musore wa mbere twari tubonanye. Ati yarabizi neza. Ati yego rwose yarabizi ndetse yaranashimiye cyane kuba naritwararitse rwose, nyine akaba ari we muntu wa mbere twari tubashije kuba twabonana. Ati okay fine, bishatse kuvuga ngo rero uriya musore yakwanze ndetse arakwihakana neza abizi ko ari we rwose mwabonanye.
ati yego rwose ninjye wa mbere twari tubonanye nubwo yanyihakanye, gusa nyine arankunda ndetse ntabwo mbishidikanyaho pe. Ariko wa mukobwa baretse kuba ikigoryi ndetse ukaba open mind ukaba umuntu mukuru. Reka nkubwize ukuri rero Naomi, hari undi mukobwa ejo bundi ushize wari uri hano, gusa we nyine yagize amahirwe inda ye ntabwo yigeze ivamo pe, ntabwo yigeze ivamo ngo igende ndetse nyine ibashe kuba yavamo. Wehe nyine umusore bakundanaga nawe yaramwihakanye, nyine amaze kuba yamwihakana amubwira ko nyine inda atari ye, gusa nawe yambwiye ko wenda icyo mutandukaniyeho wenda we nyine yahoraga abonana n'abandi basore, ariko buri umukobwa ntiyayoberwa rwose umuntu wamuteye inda pe, dore ko yari amaze igihe kirekire atabonana n'abasore. Rero kuba yabonana n'uwo musore ni rero byabaye ngombwa nyine kamutera inda, aramwihakana. Umukobwa cyakora yabaye ikigwari, abasha kuba yakishira mu mushumi, dore ko yumvaga ibintu byose nawe byamurenze. Ababyeyi be rwose nawe nyine bari bamwihakanye. Ati none se Dieudonne byaje kurangira gute by'uwo mukobwa? Nyine umukobwa yaraje hano tumwitaho, tumutekinga akaya rwose, dukora inshingano zacu nk'abaganga. Icyo gihe rwose Fiderre nawe niwe wamwitayeho pe, ndetse yamwitayeho ndetse agenda neza, umukobwa arakira. Umusore nyuma yaje kuza amusaba imbabazi ngo ibiki n'ibiki, baranasubirana, gusa nawe nari namugiriye inama nk'iyi ngiyi ndetse yanga kuba yanyumva. Ndetse mu kwanga kunyumva rwose umukobwa rwose yaje kongera kwiyahura, ariko yongeye kwiyahura rwose ubuzima ntabwo bwongeye kuba bwamuhira. Umwana niwe gusa warokotse, kandi rwose uwo mwana warokotse ubu ngubu Fiderre niwe umurerera rwose, dore ko umukobwa yari n'imfubyi nta n'ababyeyi yari afite. Ati nose abamwihakanye baraye bande bamwiraga, abamwihakanye n'abamureraga muko. Ati okay fine, none se kubera iki ibi bintu bimbwiye? Ati kitumye rero mbikubwira, umusore wakwihakanye ndetse akakwihakana utwite, biriya nibyo bimenyetso bigaragaza ko atagukundaga ahubwo afite ikintu yari agushakaho. Ati shuwa, kandi mbizi neza ngewe ko yankundaga. Ati none se ubwo yagukundaga, ese umusore wawe ni umukene cyane ku buryo atabasha kuba yabana nawe? Dore ko mbizi neza ko nta muntu utunga undi, ku buryo mutari kubasha kuba mwabana ndetse mukabana mu buzima bubi, ariko mukagumana ntabasha kuba yakwihakana ndetse avuge ko rwose atigeze agutera inda. Atari ko buriya rwose pasha nta nubwo akennye cyane pe, dore ko inzu yiwe rwose ari inzu nziza. Nose umuntu wakodesha inzu y'ibihumbi 400 ku kwezi, ni gute yabura amafaranga yabasha kuba yatunga umugore we? Ati cyakora muko uransetsa, nyine baza umuntu ufite inzu y'ibihumbi 400 akodesha ku kwezi rwose akabasha kuba yananirwa no kuba yakemera rwose ko nyine yateye inda, ndetse uwo muntu yateye inda ndetse ngo yakira inshingano zo kuba yabana nawe. Umva rero umukobwa ntanabitinzemo, nta mpamvu yo kubitindamo. Uriya musore niba ushaka kubaho ndetse ukabaho neza, mureke ndetse utangire ubuzima bwawe bushya, ndetse wige kubaho utamufite, kuko ejo n'ejo bundi rwose azongera agaruke ndetse muryamane mubonane. Nimubana kuba mwabonana rwose nabwo azongera kuri left ndetse agusige. Rero please be serious pe, baseriye ndetse ugabanye ubugoryi nk'ubwo ngubwo romantike uri kwigira bw'ibiki n'ibiki, bireke ndetse uriya musore rwose umwibagirwe. Ati sa rwose dogite wenda ibyo umbwiye nta kibazo, none se Fiderre we kwivumbura ndetse agasohoka ndetse akagenda ameze kuriya byo bisigura iki? Ati ibyo nawe uri umuntu mukuru wabibonye rwose, ntabwo ugeza si uko rwose ibyo wakoraga ari amakosa, ahubwo nawe bitekerezeho ndetse ubyumve. Byashoboka ko rwenda afite ibyiyumviro ndetse agufite ibindi byiyumviro, ariko amahitamo nayawe rwose ufite kuba wabyumva ndetse ugahitamo ibyo ushaka. Gusa ibyo uzahitamo ntibizatume rwose ugaruka no kwa muganga. Sawa rero reka ngenda nigendere. Ati ese we ko mbona ubirakariyemo? Ati wa rwose birambabaza iyo mbona abantu b'abarwayi mbabwira ibintu ndetse bizima ntibabyumve pe. Ati basi mbabarira ntabwo nzongera. Ati sawa, nizere ko basi ubyumvishe kandi imbabazi usabye rwose uzikuye ku mutima. Ati sawa rwose ntaribi, gusa kiraho ndetse akiri gusohoka yese akakubitana n'igikundi cyose cy'abantu benshi baje ndetse bahita ko baza binjira, dore ko batigeze banakomanga. Ati se babyeyi ko mwinjiye no mudakomanze bigenze biti? Ati dogite rwose tubabarire, turabizi neza rwose ntitushaka kuba twaza ndetse tuje dukomanze, turabizi Naomi ntabwo ari buze kuba yakemera ko rwose twabonana. Ati yemwe ndi kubumva ndetse ndi kubumva cyane, niba bareke mwinjire, dore nge nta mutima mubi ndetse nta n'umutima wo bugona ngira nk'uwanyu rwose. N'impamvu cyagiye nabangiye nuko nari ndi muri situation mbi, nari ndi kuribwa, ntabwo nari nkeneye kuba mwakongera uburibwe kubwo nari mfite. Mwinjire ndetse mumbwire ibyo bibagenza rwose. Nuko mama Naomi yese ko yinjira ndetse yinjirana na papa Naomi ko bari bazanye rwose na za nshuti za Naomi. Ati Naomi bimeze bite se sha, twari tugukumbuye pe? Ati ye mwari munkumbuye, cyakora murasetsa, gusa mwari munkumbera. Ati yego rwose Naomi twari tugukumbuye da. Ati se ko mbona muje mwenyine mutazanye na Solange? Ati sha Naomi wareka n'iki se? Solange nyine kuva cyagiye nyine ya situation ibaho yo kutubwira ko twite ntabwo twigeze tumubona, ubu ntituzi rwose ahantu aherereye. Ati yes rwose basi mwe murakoze kuba mwaza. Ati hoya rwose Naomi sigomba kudushimira, biri mu nshingano zacu, kandi rwose tubabarire ku byo twakoze ndetse kuba twaraguye mu kintu ndetse tukakwirengagiza muri situation wari urimo ndetse igoye cyane.
ati yego rwose ndabumva ndetse ndabumva cyane, kandi rwose ibintu mwakoze n'undi wese yabikora, dore ko n'ababyeyi banjye rwose babikoze bakanyihakana. Ubwo se mwebwe muri bande bari kwihanganira ibyo bibazo byose ndetse mukabasha kuba mwanyemera ndetse mukanyemera kuba twagumana mu gihe ababyeyi bambyaye ndetse bankuye mu maraso yabo batabishakaga? Nuko wa mu boss yase kaza ndetse yegera rwose Naomi ati Naomi, ariko rwose nawe mwana wanjye ntukavuge gutyo. Erega bano babyeyi bawe rwose nubwo bakwihakanye suko bakwangaga, n'umujinya ndetse n'uburakari babibakoresheje rwose, kuko iyo kiba barakwangaga baba baraguciye ndetse ubu ngubu ntabwo bari ndetse ubu ngubu rwose ntabwo baba bakiri kuza ndetse bagushakisha. Nuko utazibaza ko papa wawe rwose namuhaye konje kugira ngo basaza gushakisha, kuko mu kazi ke nta mahoro yari afite pe. Nuko Naomi yese kareba mama we atese mama, ibintu uyu mugabo ari kuvuga nibyo ra? Ati yego rwose Naomi mwana wanjye, uyu mubosi wa papa wawe ntabwo ari kukubeshya rwose. Ati mwana wanjye baze ko nawe rwose yemeye ndetse akava mu kazi katitaye kuko ari gupfa, bitewe n'ukuntu yari kubona papa wawe rwose afite stress nyinshi ndetse zabasha kuba zamugiraho ibibazo, akemera akaza kugira ngo basi tubashe kuba twaza kukureba. Ati mwana wawe rwose nta kibazo, ubu ngubu ntugire ikibazo, ubu ngubu ndi proud yo kuba rwose nakitwa rwose nyogokuru, ndetse ndi kumva rwose nishimiye kuba umwana wacu rwose azavuka kandi ntubigireho ikibazo rwose mwana wa. Umwana we twamaze kumwemera ndetse twamaze kwemera neza ko umwana azaba uwacu, ndetse umusore waguteye inda ntabwo tumwitayeho muri aka kanya rwose mwana wacu. Nuko mama Naomi akivuga ibyo ngibyo rwose Naomi yahise kasuka amarira menshi ndetse ararira cyane. Ati se mwana wanjye kuri kurira cyane bigenze biti? Nuko Fiderre yahise kaza ndetse yinjira mu bitaro kigiye cyo kuba yatera rwose Naomi imiti cyari kibashije kuba cyagera. Gusa mu kwashika yasanze Naomi ari kurira. Mu gusanga ari kurira rwose yahise kagira umujinya n'uburakari cyane ati mwababyeyi mwe, ibi ni ibiki kube kimuri gufata uyu mwana ndetse mukabasha kuba mwatumarira, ubu ibintu muri kubona ari byo? Ati Naomi bimeze bite ko rwose uri kumera gutyo, hari ikintu bagutwaye? Ati Fiderre rwose nta kintu bantwaye pe, ahubwo nuko nyine bari kumbwira ibintu by'umwana wanjye batazi neza ko rwose umwana atakiriho ndetse yabashije kuba yavamo. Nuko nyina cyumva ibyo ngibyo yahise kakubitwa n'inkuba ndetse arababara cyane, nawe amarira yahise kashoka ndetse atazi ahantu avuye. Gusa papa Naomi yahise kamwegera ndetse atangira kuba yamuhoza ati mama Naomi ihangane rwose n'ibintu bibaho ndetse bisanzwe. Nuko Naomi yahise kababwira ati mama sibyo mwashakaga se, simwashakaga ko rwose nguma ndi umukobwa ndetse udafite umwana, simwantegekaga kugira ngo mbashe kuba nakuramo inda yanjye se? Ati Shadia nizere ko rwose munyuzwe ndetse ko rwose ibintu byose mubyumvishije, rero wa mwana ntabwo agihari mwaburwanyaga ndetse mutashakaga kavuka. Buriya rwose Imana nyine nayo yarabirebye ndetse ibona ko rwose mutabikeneye, nyine ikora mu buryo bwayo. Ati hoya ariko nawe ntukavuge gutyo rwose Naomi. Ati okay sa nta kibazo rero ndumva mama, gusa njye narabababariye pe, kuko namwe si mwebwe n'abadayimoni babateye. Gusa nyine nta kibazo mama, ndetse tubyibagirwe byararangiye ndetse reka kurira mama, reka kurira. Imana rero yampaye uriya mwana izongera impu wundi, kuko ndabizi neza nta ruhari nigeze mbigiramo kuba umwana wanjye rwose yavamo ndetse akagenda hakiri kare nkimukeneye nkeneye kuba namubona. Ati Naomi rwose mwana wanjye mbabarira kandi umbabarire rwose pe. Nuko Fiderre yahise kabareba ati nta kibazo rwose mama, twakoze ibishoboka ndetse umwana wanyu twamubaze neza, afite amahirwe menshi cyane yo kuba yakongera agasama ndetse agatwita. Wenda Imana izamufasha azasame ndetse asame rwose atewe inda n'umugabo muzima, kuko umusore wamuteye inda we rwose nta mahirwe namuha kuko ni kibwa ni idage, nta kintu yabasha kuba yamufasha. Nuko akivuga gutyo rwose boss yahise kamwungamo ndetse amukomera amashyi cyane ati yego rwose muganga, ibintu uri kuvuga rwose nibyo. Ati kandi rwose nawe Naomi utazongera gukora ikosa ryo gusubirana n'umusore waguteye inda, kuko nimba yarakwihakanye rwose mwana wanjye akakwihakana uri mu bibazo, buriya niwe wagakwiye kuba wakuma ndetse akagutwara ndetse akakugumana, kuko niwe wari waguteye inda. Rero nimba yarakwihakanye rwose mwana wanjye, nta mahirwe ndetse nta n'ikintu na kimwe rwose, ntabwo wagakwiye kuba wamuha amahirwe habe na 0% rwose yo kuba mwakongera rwose mukabonana. Ati kandi boss kandi yarari hano mu kandi kanya. Ati yarari hano, yari yaje kukureba? Ati yego rwose yari yaje kundeba pe, yari yaje kundeba ndetse yashakaga ko rwose ngo twongera tugasubirana, gusa ngenda cyamukunda pe. Nuko bakivuga ibyo ngibyo batangiye kuzana byo kuvuga ko rwose akimukunda. Fiderre yahise kongera arisohokera, gusa mu gusohoka rwose Naomi yahise kamuhamagara ati se Fide kusohotse ndetse usohotse rwose utampaye imiti? Ati ntugire ikibazo rwose uri koroherwa ndetse umeze neza, ndibuze kuba nagaruka rwose ndagutera imiti rwose iwanyu batakiri hano. Atari ko Fide nimba nibuka neza rwose wambwiye ko ikintu cya mbere wubaha ari umurwayi ndetse rwose k'agaciro rwose ndetse n'ibindi bintu byose wakora utitaye ku murwayi rwose byose ubona ari 0. Rero ndatekereza utagakwiye kuba wakiciye cyo kuntera imiti ngo nuko mu rugo bari ahangaha.
ase Fide ko wagira ngo rwose uri kurakara kandi nacyagera rwose nuko ndashaka kuba nabivuga ariko warakaye pe. Ati oya ntabwo narakaye rwose Naomi, hari indi miti nari nibagiwe, reka ngende ndetse njye kuyireba ndahita koza ndetse nkwiteho rwose gutera imiti ntugire ikibazo. Nuko Shade yahise ko yegerana Naomi ati se Naomi basi wambabariye basi mbashe kuba najajwa ko ndi kumva kanwa kari kundi yashaka kujajwa. Ati nta kibazo rwose nakubabariye muvandi, nakubabariye kuko rwose uri umuntu ibintu wakoze n'undi wese yabikora, kandi namwe rwose mama nababariye rwose ntimugire ikibazo, njye nabo hose ndi kumva nta kibazo kuko hari umuntu umaze kuba yanganiriza ndetse yanganirije ndetse yambwiye neza bamwita Diyadoni. Rero numvise rwose ngomba kuba nabababarira ndetse nkabakira rwose ntacyo bitwaye mama rwose, mubyibagirwe rwose ibintu byose byabaye kandi nyine nta birenze bigomba kuba byashira. Ati yego rwose rero reka nijajwire rero. Ati Shadi nta kibazo jajwa. Ati none se Naomi ko mbonye uriya musore wagira ngo aragukunda we, kandi rwose mbonye ari kibogari mani hehe utaza n'ubugoryi uva hano kwa muganga ndetse mpita kumusezerana. Ati ariko ndacyakunda uriya musore nubwo yampemukiye rwose pasha, atari ko wajya ugabanya ubugoryi wakibwawe, urasora mukunda uzamumaze iki umuntu wakwihakanye none uri kibwa, ariko uriya musore uzikunda arenze mani ziko numvishe n'amakuru ye ngo niwe muganga urenze hano muri uyu mujyi. Ati yego rwose ndabizi niwe muganga urenze ariko ntibyatuma rwose mujyaho, aturi ikigoryi ukomeza urangare, uri umuntu mukuru mwana, uriya musore ubonye kuntu ababaye batanye kuvuga ibintu by'urukundo rwawe na kiriya kibwa mwana uramujinga mureke ndetse umurefutinga umureke. Ati sa rwose nta kibazo ndaza kuba nabitekerezaho. Nuko mama wese kamureba ati ariko rero mukobwa wanjye wa mugani wa Shadi nanjye reka nijajwire dore n'ubundi watubabariye pe. Ati yego rwose mama jajwa nta kibazo. Ati rero umukobwa wanjye rwose nanjye uriya musore namushimye nabonye ari umusore mwiza pe ntacyo abaye, kandi rwose nkurikije imbaraga yatakaje kugira ngo akwiteho ndetse ugaruke rwose ugaruke ubuzima rwose numva bagakwiye kuba wamwitura ndetse mukagumana pe, njye ntacyo byaba bintwaye. Nuko papa we yahise kamureba ati rero Naomi njye reka nsubire mu kazi wenda ubwo bikemutse numva mutangiye kujya mu mafuti yanyu n'umugani wanyu ngo nukujajwa reka njyane na boss ubwo tuzasubira rwose. Uwo musore aguteye inda sinshaka kumumenya rwose, sinshaka no guhura nawe, byaba byiza tutazahura ndetse nkanamubomora kuko ndacyamurakariye. Ati wa rwose papa uko nababare ndetse nkabaye imbabazi nawe niko bagakwiye kuba wamubabarira. Sa rwose mwana wa ariko icyo ndashaka no kumubona ndetse sinshaka rwose ko yazambera umukwe pe. Ati sa rwose papa ntugire ikibazo rwose nabyumvishe kandi rwose nabyumvise kandi nabyumvise cyane pe. Sa rero mwana wanjye reka nyine ndetse njye mu kazi. Sa papa agira akazi keza kandi rwose nawe mwakoze rwose boss. Ati se kuri kunyita boss mwana wanjye naguhaye akazi, atari ko rwose niwe utuma tubaho kuko niwe rwose wahaye papa akazi ndetse wemera ko akora muri company yawe. Ati yego rwose papa wawe ni inshuti yanjye ya kera niyo mpamvu rwose kumuha akazi numva nta kibazo kibirimo. Ati rwose kirenze muri ibyo ngibyo rwose n'ukuntu bamwemereye ndetse ukamwumva akemera ko rwose umuhaga konje akaza kundeba. Ati yego rwose mwana wanjye Naomi byari byiza ndetse byari na ngombwa kuko papa wawe rwose abasha kuba yaza gukureba maze akabona uko akora akazi kiwe neza kuko rwose yari ari gukora wagira ngo nta nahari byari gutuma company yacu isubira inyuma. Rero reka tukureke ndetse dusubire mu kazi gusa mugani wa mama wawe rwose uriya musore umutekerezeho pe kuko nabonye ntacyo abaye. Tisa rwose mugira akazi keza. Nuko bahise ko bagenda gusa rwose mama we ndetse n'abashadi nabo ntago bahatinze dore ko bahise kubasohoka gusa baragenda. Ariko mu kugenda rwose Shadi yawe yahise kahamagara Pasha ndetse mu kumuhamagara yasanze Pasha yishimye ndetse ari mu byishimo byinshi cyane. Ati se Shadi urihe ko ngukeneye rwose kugira ngo tubashe kuba twabonana? Ati mvuye kwa muganga rwose mvuye kuba nabareba Naomi. Ati nose urihe ko ngushaka we kugira ngo tubonane? Ati se ko wishimye cyane ra byagenze bita? Ati wowe ngwino tubonane nitumara kuba twabonana ibindi turabikemura cyane rwose ndetse turavugana, ariko turavugana nyuma yuko tumaze kuba twabonana. Ati okay sa rwose nta kibazo. Nuko yahise kagenda ndetse mu kugenda rwose yahise kagenda barahura ndetse mu guhura rwose baricaye baranywa dore ko bari bishimye cyane. Atari ko Pasha ndabizi neza nta kintu kikuvaho rwose, sindi kwibaza rwose kuntu watuguriye amayoga ukatugura nyine ukatugura n'inyama zingana gutya rwose byagenze biti? Atuma nkubwire rero buriye nongeye nsubirana na Naomi. Nuko akibivuga rwose Ange yahise kakubita akamwenyu ndetse araseka cyane. Ati se Ange ko mbona akamwenyu kawe kuzuye uburyarya cyane? Ati Pasha nkubwire rero mwana wanjye buriya waboneranye uriya mwana arakumva bitewe nuko yari wenyine, ariko rwose buriya natwe turi inshuti ze ntabwo twakongera kwemera ko rwose musubirana. Ati se gute kandi we? Ese basi ntimubyishimiye?
ariko nawe tekereza ndetse ugere kuri we wiba ikigoryi. Tekereza umwana mwazabyara akamenya ko rwose yatse ko rwose mama we yakuramo inda ndetse imfura yiwe rwose yavuyemo kubera ubugoryi bwawe. Urukumva uwo mwana rwose yazabyakira gute? Ariko byabibanga ndetse nta n'umuntu wazigera ubimenya. Uri ikigoryi wowe. Kuri iyi si rero nta banga ribaho mwana, nta banga ribaho. Ibintu bizwi natwe ndetse bizwi n'abantu bose. Urumva ibyo bintu rwose byabibanga. Umva rero nkubwire shahu pasha, reka uriya mwana w'umukobwa ndetse umureke rwose yibereho ubuzima bwiwe ndetse abaho neza, wikirirwa umujarajaza dore ko namaze kubona ko rwose hari undi musore umukunda. Ati uri kuvuga Fiderre wo kwa muganga? Ati wow, ati ubwo umuzi uri kuburana ku biki? Uriya mukobwa mureke ndetse ndabizi neza rwose na se ntashaka kukubona ndetse na nyina. Ati abo babyeyi se ni gute badashaka kumbona? Ati bayoboye ko rwose umukobwa wabo namuteye inda. Ati uri ikigoryi cyakora, ndamuteye ntigihari rwose kandi arabizi ikintu cyabahuzaga yari iriya nda, kandi rwose ikintu cyabahuzaga niwe wabashije kuba watuma kigera ndetse kitazongera kugaruka. Rero rwose reka uriya mwana ndetse umuha amahoro yo mu mutima, sibyo? Ati saa rwose nta kibazo, ariko ntabwo mbishaka pe, ndashaka ko rwose ngewe n'uriya mukobwa tugumana. Ati yego rwose urabishaka, gusa rwose ibintu ushaka umenye ko bitashoboka, kuko ibintu byose wifuza nk'umwana w'umuntu ntabwo byashoboka. Rero byibagirwe ndetse ubireke. Rero twebwe twari tuje kukurabura kugira ngo rwose utazagenda ndetse ukajya iwabo widarapye ndetse bakabasha kuba bagukocora, kuko se nabonye ari sere yanakunyuka. Ati reka sha nta musaza washobora rwose yamva mu nzara. Ati ehe, bakwereka kuntu se Naomi arije yabagakwiye kuba wacejeka ndetse ntukumusakuza. Ureke twebwe twigendere, twari tuje kukurabura gusa kugira ngo utazagenda wihura ndetse ukajyayo isi akabasha kuba yaguhobora, kandi ujye umenya ko se buriya uriya mwana afite n'ipinda rya danje kuba yagufungisha ndetse n'ibintu biri aho byoroshye cyane rwose. Nuko rwose baragenda ndetse basiga pasha aho ngaho, bamusiga mu gahinda cyane dore ko yaramaze kuba yamenya neza ko Fiderre ari mu rukundo kandi rwose byange bikunda agomba kuba yagumana na Naomi. Gusa barakwereka Fiderre yahise kagenda ndetse mu kugenda rwose yarongera agaruka handi rwose Naomi yari aherereye kugira ngo abashe yamutera imiti. Ati se Naomi uri kumva uri koroherwa? Ati yego rwose Fiderre ndi koroherwa ndetse cyane. Ati rero tugiye kuba twagusezerera kugira ngo ubashe kuba wajya mu rugo ndetse umere neza, ibindi rwose uzabikurikirana ndetse uzajya uza hano kwa muganga rimwe na rimwe kugira ngo tubashe kuba twareba ukuntu umeze, ariko si byiza rwose kuguma hano kwa muganga. Ati se Fiderre kuba unsezereye nuko nakize cyangwa nuko rwose ndi kukubangamira? Ati wa rwose Naomi, akazi kanjye ntabwo njya nkavanga n'amarangamutima yanjye ku buryo rwose byatuma ngusezerera utarakira. Ati hoya, aho wibeshye cyane rwose, ntabwo nagusezerera utarakira. Impamvu ngusezereye nuko mbizi neza rwose kuri kumera neza kandi kuri koroherwa, ibindi bisigaye rwose nta kibazo byateza. Dore iyi ni imiti nakwandikiye ndetse rwose uzagenda ujye mu rugo ujye uyifata neza, turi buze kuba twayiguha. Rero uzagomeze witeho kandi rwose uzamere neza, kandi rwose ntuzongere kurakazwa n'ubusa byatuma rwose ugira stress cyane, kuko ubuzima ni bugufi rwose. Nawe ujye ugerageza ubeho wishimye, ibintu nta birenze, ibintu birasanzwe nyine. Ibintu byose byakubaho ntabwo byagatumye rwose ugira stress nyinshi cyane, ndetse ujye ugerageza ubyirengagize nyine ubirenge, kuko kubirenga rwose niko kuba umugabo rwose. Nuguma kuriya ukajya uguma ugira ziriya stress rwose Naomi, bizakugwa nabi ndetse bibashe kuba byakuviramo gupfa. Wenda reka dushimire Imana ko twabashije kuba twakurokora ukabaho, ariko ubutaha rwose ntabwo tubyizeye ko twakurokora ukabaho. Ushobora kuba wakangirika ndetse ukabipfiramo rwose Naomi. Please rero ujye ugerageza ukora uko ushoboye, ntuzongere gukora ikosa nka ririya. Ati yego rwose Fiderre, kandi warakoze kuba wanyitaho rwose. Ati okay, numva rero imiti yawe ari iyi ngiyi, ndetse ndumva nabonye rwose hari n'umuntu waje kuba wagufata hariya hanze. Ati se ninde kandi utambwira ko ari cya kigoryi ngo ni pasha? Ati oya se, kandi uri kwita umukunzi wawe ndetse umuntu mukundana ngo ni ikigoryi? Ati oya rwose Fiderre, uriya muhungu yankoreye ibintu bibi nyine naramubabariye, ariko ntabwo rwose njye nawe twagumana rwose pe. Ati oya rero warukoze, gusa ntabwo ari we, ni bike nagutumirije kugira ngo ubashe kuba yagushitsa mu rugo. Ati se ababyeyi banjye ntibari buze kuba baza kundeba? Ati hoya rwose nawe rwose ufite imbaraga, ndabizi neza twakwitayeho ndetse umeze neza. Rero niyo mpamvu ukeneye kuba wagenda ndetse ukajya mu rugo ndetse ukanabatungura ukabereka ko umeze neza. Gusa nyine harimo babashuti bawe babiri bagutegerereje hanze rwose, reka tugende neza ahubwo ugende ujye mu modoka. Ati Fiderre, gusa warakoze kandi thank you pe, nyine harahirwa umuntu rwose muzabana. Ati se ahubwo urakoze, ariko se nawe harahirwa rwose umusore muzabana rwose, umukobwa ufata umwanzuro wo kuba atakuramo inda bitewe n'uko abo bamwanze ndetse n'inshuti ze zose, ndetse n'uwayimuteye yamwanze akiyitaho ndetse akemera rwose kuba yafata risike rwose. Nawe harahirwa umusore muzabana pe. Ati se abaye wowe Fiderre hari icyo byaba bitwaye? Ati rwose ayo mahirwe sinayanga ndetse sinanayitesha.
ati Fide gusa nyine reka ibintu tuzabivugane ndetse rwose tuzaguma tuganira, gusa thank you kandi wanyitayeho rwose, naragukunze Fide kandi rwose nizere ko ibintu byacu bitarangiriye hano kwa muganga. Ati wa rwose ntugire ikibazo ndetse nzaza kugusura vuba aha ngaha rwose nje kureba ukuntu umeze. Ati sa rwose Fide gusa nyine thank you kandi rwose mpa nomero zawe rwose pe. Ati oya si ngombwa rwose kuko izawe ndazifite nzakwandikira. Ati se kandi wazikuye he? Ati se ko kuri kumva nabura nomero zawe? Ati okay basi se Naomi nkubaza akantu kamwe. Ati rwose Fide mbaza nta kibazo rwose, nizere se ko basi ubu ngubu hari ku bwanjye? Ati yego rwose ntugire ikibazo rwose ndahari kandi igihe cyose uzanshaka nzaba mpari pe, kandi rwose nimara gukira ndetse maze kumera neza you are welcome mu rugo rwose, uzavuga ijambo ryose ushaka ndetse niteguye kuba naryakira. Ati se basi nizeye kuri ya Mungu ngo nipasha rwose atazanteza ikibazo nkuko yakinteje cyagenza we. Ataha nibagiye no kuba nabikubwiraho rwose, uzi ko wasohotse urakaye ku buryo byagaragariye buri muntu wese, uzi ko nta muhungu w'umushuti wawe witwa Diodone yaje ndetse akabimbwiraho. Ati Diodone nawe nari namubujije ngo ntagire ikintu avuga, kumbi byaramunaniye ndetse abasha kuba yaza. Ati yego rwose ntabwo yari kubyihererana kuko nyine byari bibabaje cyane, ariko mba nyine nkubwire rwose ntugire ikibazo pe, wera ntabwo yakongera kuguteza ikibazo kuko rero namaze kuba namusiba mu buzima bwanjye rwose pe, sinkeneye abasore bazongera kumbabaza. Gusa nawe rwose nimba ubizi neza kuzambabaza rwose ugendere ndetse nawe Imana igutembereza. Ati no uwo singiye rwose uwo si Fiderre pe wibeshye. Sareka nkureke ndetse ugende ubasha kuba wajya mu rugo witeho, kandi rwose thank you kuba wararwanye n'ubuzima bwawe ukabasha kubaho rwose. Sa Fide kandi ndagukunda cyane. Ati rwose nanjye Naomi ndagukunda. Nuko Naomi yese kagenda ndetse ajya mu rugo ameze neza dore ko yari amaze kuba yakira rwose, kandi rwose bari bamaze kuba bakemeranywa ko rwose igihe cyose Fiderre azashaka azaza ndetse akabasha kuba yabana na Naomi. Inkuru yacu y'urukundo nahangaha irangiriye. Bashimira mwe mwese mwakurikiranye tuno duce twose tw'iyi nkuru yacu y'urukundo kugeza turangiye. Imana ibarinde ndabakunda cyane. Yari David Rwanda, nkwibutsa gukora subscribe ndetse na share na comment kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana inkuru z'urukundo rwose zinyura kuri YouTube channel. Imana ibarinde cyane.